Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje yego amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino mugumye mugubwe neza kandi munyurwe nabo muri bo, dore ko kuyoborwa n'umwuka w'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wacu bitugira abadasanzwe kandi natwe tukiyumva nk'abadasanzwe. Bwoko bw'Imana rero ubasuhuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastasi. Turi muri cya kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Rero dufatikanirize hamwe n'ubundi twige byinshi kandi byimbitse mu kugira ngo tumenye icyo tugomba gukora nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana, dore ko ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukwiga ijambo ry'Imana cyangwa kumenyekanisha ijambo ry'Imana uko riri, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe rero amateka mu buryo bw'incamake yaranze iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere. Mu mateka n'ubundi yabayeho mu byo mwiyobokamana yatambutse kuri iyi si. Muri aya mateka yaranze iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere turabonamo minisitiri w'abepiskopi Philips Brooks, umwepiskopi wa Massachusetts, umuvugabutumwa ukomeye cyane cyangwa wari ukomeye. Muri kino kiganiro kandi tumenye amateka mu iyobokamana turumva mu bumwe mu buryo dukwiriye kwitanga tumaramaje. Bwoko bw'Imana icyo nicyo tugiye kurebaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi tuzi ko buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru cyangwa mu gihugu cyo mu ijuru. Ntihuza gusanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiramaza kumenyekanisha Imana ye nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana dore ko duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data twese ishaka kugira ngo abe aricyo dukora, kuko dukwiriye gukora ibikwiriye nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana. Rero ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere tugiye kuyarebaho, ndetse tuze no kureba icyo avuga kugira ngo nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tuze kureba icyo twakagombye gukora muri iki gihe cyacu kugira ngo tube mu murongo Imana idushakamo. Turaza kubyemezwa n'igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho tuza gusanga imvugo y'Imana, yuko ariho tuza kureba icyo Imana itwemerera gukora n'icyo tugomba kureka. Ku buryo burambuye aya mateka yaranze iyi tariki ya 23 Mutarama mu mwaka w'1893, minisitiri w'abepiskopi Philips Brooks, umwepiskopi wa Massachusetts, umuvugabutumwa ukomeye, umuvugabutumwa wasimbuye Dr. Moody, n'umwanditsi ndetse yari n'umwanditsi w'umujyi muto wa Bethlehem. Kuri iyi tariki ya 23 z'ukwezi kwa mbere kuri uyu mwaka n'ubundi w'1893 nibwo yapfuye, cyane nibwo yavuye mu mubiri, cyangwa nibwo igihe cye cyo kuba kuri uyu mubumbe w'isi cyari kirangiye, cyangwa kwigaragaza uwo ari we, cyangwa gutanga ubuhamya cyangwa gutanga umugabo w'icyo yari akwiriye hanyuma y'ubu buzima bwo kuri uyu mubumbe w'isi, nibwo igihe cye cyari kirangiye. Yafatwaga kandi nk'umubwiriza w'umunyamerika cyane mu gisekuru cye cyangwa muri generasiyo ye. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Yego nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba nyirizina, tubonye uyu Philips Brooks icyo yakoze nyirizina ni uko yari umuvugabutumwa wari ukomeye. Twebwe nk'ubwoko bw'Imana kuri uyu munota cyangwa muri kino kiganiro turimo ntabwo tugiye kureba icyo yigishaga cyangwa icyo yamenyeshaga abantu, ahubwo turimo kubona ibyo yari arimo, ibyo yakoraga. Yari abifitemo ishyaka ryinshi cyane hariya muri Amerika. Yego niho tubonye ko yari umubwiriza muri Amerika cyane mu kinyejana cye, mu gisekuru cye, muri generasiyo ye, mu gihe yari arimo
mu isi. Rero icyo turaza kumurebaho ni uko yagize kwitanga cyangwa kwitwa nk'uwabikoraga ashyizwemo imbaraga nyinshi cyane, cyangwa akaba yarabikoze mu buryo bwo kwirekura wese. Niho rero nk'ubwoko bw'Imana icyo tugiye kureberaho, kandi twareba icyo Bibiliya iraza kutubwiraho, ni uko tugiye kurebera hamwe nyirizina, tugiye kurebera hamwe bumwe mu buryo dukwiriye kwitangamo tumaramaje, cyangwa mu buryo bumwe dukwiriye kwitanga tumaramaje nk'ubwoko bw'Imana, dore ko bitanadushobokera nk'ubwoko bw'Imana buri gihe tubikora tumaramaje, ariko tugiye gutanga mu buryo bufatika ibyo tumaramazamo, cyangwa ibyo tugomba gukora tumaramaje n'uburyo tugomba kubikora tumaramaje nk'ubwoko bw'Imana. Aho turaza gusanga n'ubundi Pawulo ahugurira Timoteyo kwitanga amaramaje. Ni naho natwe tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya bishimangiraho nk'ubwoko bw'Imana. Tubikora mu buryo bwuzuye kandi tumaramaje, ariko iyo turimo gusoma nko mu mirongo ya Bibiliya igenda ibigaragaza, ni igihamya cyangwa ni ugutanga umugabo w'icyo dukora nyirizina. Niho tugiye kureba mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 1 kugera kwa 7, ariho yamubwiye ati: nuko rero mwana wanjye ukomerere mu butumwa, ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubihamishe, ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Hano Pawulo yari akomeje kuganira na Timoteyo amubwira icyo agomba gukora nyirizina. Hano ubwo yatangiye amubwira ati ngo ukomerere mu buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Aha ngaha n'ubundi ku muntu wamaze kwizera Yesu Kristo yamucunguye ku bw'ibyaha bye, yuko yamubereye incungu y'ibyaha bye, icyo gihe abasha kugira gute gukomerera mu buntu bwa Kristo Yesu. Ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa bazashobora kubyigisha abandi. Iki ngiki yamubwiraga n'ubundi nka gutya turimo kumenyekanisha ubutumwa bwiza kuri mwebwe cyangwa wowe urimo kubwumva. Icyo gihe ijambo ry'Imana uko rikugeraho ukarishyikira ukabasha kurishyira mu bikorwa, uko kubishyira mu bikorwa kandi twanarikumenyesheje, nicyo gikorwa n'ubundi Pawulo yari arimo abwira Timoteyo yuko akwiye kubimenyesha abagomba kubishyira mu bikorwa bakabimenyesha n'abandi. Niko umwuka w'Imana uko akora, iyo hari ikintu gishyashya wumvishe nk'umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana, nk'umuntu w'ubwoko bw'Imana, icyo gihe nawe kubyihererana ntibyagushobokera, ntibigushobokera. Uko biri kose, niyo ugeze ahantu ushobora kubona watanga inama, watanga ubufasha, ubikora atari uko byari inshingano kuri abo bantu bavuze ngo bati runaka nawe agezweho ngo atange inyunganizi cyangwa atange icyigisho cyangwa atange impuguro. Oya, icyo gihe ishyaka uryiyumvamo wowe utari ufite n'umwanya muri iyo nteko cyangwa muri iyo nama cyangwa muri iryo teraniro, ukiyumvamo yuko ugomba kubikora, cyangwa hari umuntu mwari muhuye ukumva ishyaka ryo kubikora, kuba wamugira inama cyangwa wamuhugura cyangwa wamwereka inzira nyayo akanyuzemo. Ibyo biza mu buryo bwihuse nk'abantu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Rero dukomeje ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Byumvikane nk'ubuzima tugenda tunyuramo, iyo hariho kuyoborwa n'umwuka w'Imana, hari ibyo tunyuramo bisa nk'aho bikomeye, kubinyuramo kubisohokamo bisa nk'aho bigaragara yuko umuntu wahatambutse ari intwari, cyangwa hari andi mahugurwa afite cyangwa yahawe nyirizina mbere yuko yanyura muri ibyo bikomeye. Rero niho usanga nyirizina nk'ubwoko bw'Imana ubuzima tugenda tunyuramo busa nk'aho ari intambara cyangwa ari uguhatana, bidusaba yuko tuhitwara nk'umusirikare nk'uko anyura mu rugamba. Rero icyo gihe kuhanyuramo tuhasohokanamo n'ubundi amashimwe ku mbaga nyamwinshi cyane, ku
ku bayobowe n'umwuka w'Imana. Niho dukomeza tubona ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Bishatse gukomeza byerekana yuko Pawulo akomeza yerekana Timoteyo yuko mu gihe arimo kunyura muri ubu buzima atagomba kureba nyirizina ku by'ubu buzima tunyuramo kuri mubumbe w'isi gusa, ngo kubabara k'umubiri, kubura ibyo kurya cyangwa aho kuba cyangwa n'ibindi bigaragara byo muri ubu buzima busanzwe, ibyo abantu dukenera muri rusange twese tugenda duhuriraho. Yamwereka yuko atagomba kubyinezezerezamo, ariho amubwiye ngo ntawaba umusirikare kandi ngo yishimire mu by'ubu bugingo. Niho yarimo amwereka yuko ubu buzima tunyuramo muri iyi si nta munezero agomba kuhatega cyangwa kuhategereza kugira ngo abashe kuzuza cyangwa gukora icyo agomba gukora nk'ubwoko bw'Imana cyangwa nk'uyoborwa n'umwuka w'Imana. Kuko mu gihe uri kuyoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa ushaka gukora icyo Kristo agushakamo cyangwa aho agushaka, ntabwo umunezero wo mu by'isi ntabwo uzabasha kuwuzuza, ntabwo byagukundira, kuko nujya kwinezeza uzaba urimo kurwanya icyo wandikiwe ubusirikare cyangwa guhamya cyangwa kuzuza icyo uyoborwa n'umwuka w'Imana yakagombye gukora. Kuko uraza usange icyo mwuka akunda nicyo kamere yanga, kandi kamere icyo ikunda uraza gusanga gihabanye n'icyo mwuka akunda. Icyo gihe rero kandi kamere yo iba ishaka kugira ngo winezeze mu by'ubu bugingo bwo muri iyi si. Rero niho uri buze gusanga muri buze kugongana ku by'ubu bugingo bwo muri iyi si, uze gusanga mu gihe uri kuyoborwa n'umwuka w'Imana nturi bubashe no kwinezeza mu by'ubu buzima tubamo, kuba mu buzima bworoshye, kuba mu buzima bw'ibinezeza. Ariko mu gihe urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana hari aho uzajya ugonganira n'ibyo byakagombye kukunezeza muri ubu buzima bwo muri iyi si. Niho yamubwiraga ngo ntawaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Niyo mpamvu ubwoko bw'Imana tureba ku by'ahazaza, tutareba iby'iki gihe. Urebye ku by'iki gihe cyangwa iby'ubu buzima turimo, niho handi ujya kunezeza cyangwa wishyira mu by'ubu bugingo. Ariko iyo urebye ku buzima bw'ahazaza, wemera guhura n'ibigoranye cyane muri ubu buzima cyangwa mu by'ubu bugingo kugira ngo dusingire iby'ahazaza nk'ubwoko bw'Imana. Akomeza amubwira ati kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino, ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Bishatse kwerekana ko umusirikare wa Kristo cyangwa uyoborwa n'umwuka w'Imana akurikiza icyo mwuka muyoboramo, ntabwo akurikiza icyo kamere imukururiramo. Kandi iyo ugendeye mu cyo kamere igukururiramo, niho uraza kujya mu byo kwinezeza mu by'ubu bugingo bwo muri iyi si cyangwa mu buzima bwo muri iyi si. Ariko ntukurikize ibyo mwuka ashaka, niho utari buze kujya kwita ku byo by'iyi si. Niho ijambo ryerekanye yuko ngo keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Uko bitegetswe rero ni uko ugendera ku mahame y'umwuka w'Imana kuyoboramo, cyangwa icyo ijambo ry'Imana ryerekana buryo ki dukwiriye kwitwara nk'ubwoko bw'Imana. Ijambo rikomeza ryerekana ngo umuhinzi uhinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Yego, zirikana ibyo mvuze, kandi umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Rero bwoko bw'Imana ndabashimiye kuri ibi biganiro tuba turimo kuganiraho. Hano Pawulo yakomeza yerekana yuko yereka Timoteyo uburyo ki akwiriye kwitanga amaramaje, atagiye kureba ngo biranega cyangwa agiye kureba
ngo nibigenda gutyo sinzabikomeza, nihaboneka inkomyi sinzakomeza. Icyo nicyo yakomezaga kumumwereka yuko akwiye kwitanga amaramaje. Rero nk'ubwoko bw'Imana niho natwe twari turimo turebera hamwe bumwe mu buryo dukwiriye kwitanga tumaramaje. Nuko tutagomba kureba ku byo muri iyi si, kuri uyu mubumbe w'isi bishira, ahubwo tukareba ku by'ahazaza by'igihe kirekire, ku bw'ubuzima bw'ahazaza mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana dufatikanirize hamwe dusangizanya amakuru cyangwa amateka y'iby'iwacu mu bwami bw'Imana, kugira ngo nyirizina tubashe kunoza icyo Imana idushakaho cyangwa icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero dusome muri Bibiliya, muri Bibiliya haraza kutwereka icyo tugomba gukora n'icyo tugomba kureka, kandi kugira ngo tubashe kwitanga tumaramaje twubahiriza icyo Bibiliya idusaba, dore ko ariho dusanga imvugo y'ijambo ry'Imana yacu, tuyubahiriza. Kuyubahiriza niho uraza gusanga hari ibyo ugomba kureka cyangwa no kwirengagiza byo muri ubu buzima bwo muri iyi si, ari byo Pawulo n'undi yabwiraga Timoteyo yuko adagombye kwinezeza cyangwa atagomba kwishyira mu by'ubu bugingo cyangwa mu by'ubu buzima bwo muri iyi si. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana dukomeje gusangirira hamwe kuri amahirwe twagize guhurira kuri umurongo wa Irera TV1 ndetse no mu materaniro hirya no hino twumva, aho ijambo ry'Imana icyo ritubwira ko ari cyo dukwiriye kubahiriza. Rero abo dusangiye gucungurwa na Yesu Kristo kubwo kumwizera yuko yaducunguye, yego amahoro y'Imana nagumye abane namwe, kandi n'ubuntu bw'Imana bubane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.